Ndabasuje cyane, amazina yanjye nitwa Jonas. Channel yanjye nayo yitwa Teacher Jonas. Ese wigeze wibaza kubera iki bamwe bakira abandi bagahomba? Ese wigeze gutekereza uburyo ushobora gutera imbere utavunitse, ugakora imirimo yoroshye, imirimo idasaba imvune, ugatera imbere? Ndagushishikariza kumva iki kiganiro kikarangira, kuko kirimo inyigisho zikomeye ku rubyiruko, ku bantu bakuze, ku nshuti n'imiryango. Ndagusaba gukora subscribe, ukanda subscribe hasi kuri iyo buto yanditseho subscribe, ukanda like aho hasi, no gusharing iyi video no kwandika comment. Nyamuneka mujye mutubwira ku bintu twazajya tubigishaho ubutaha. Mujye mwandika muri comment. Ndabonja mbona kwandika comment murarwaye. Ni iki gituma mutandika comment? Ni ukudakunda ibyo nkora se? Ntabwo mba nabashimishije. Mumenye kuva ubu mu kilometwe yanyu, aho wicaye wumve ko iyi channel yanjye Teacher Jonas, nanjye Teacher Jonas izina riri mu mutwe wawe. Reka twikomereze. Mu buzima tubaho, tugahiga, tugasitaragoringa, tugashaka ubuzima, tukabaho nabi, bikagirana nkaho bamwe twiheba, bikageraho bamwe twiheba dushaka ubuzima byaranze. Ese ujya wicara ukibaza impamvu byanze kandi abandi batera imbere? Reka musobanure impamvu byanze kandi abandi batera imbere. Impamvu ya mbere, ukoresha umutungo wawe nabi, icyo bita gusesagura umutungo. Gusesagura umutungo se ni iki? Ni uburyo bwo kuba ufite miliyoni wagurishije mu isambu y'ubutaka. Wamara kwigurisha mu isambu y'ubutaka, ukagenda ukiyinywera, ukayisindira, ugurira abantu. Ntutekereze ku kintu kiri buze kuguteza imbere. Ngaho ibaze uri umuntu w'umusore uri kunyumva, uri umuntu w'umukobwa uri kunyumva, uri ingeri zose, ariko ugasanga urimo urakoresha amafaranga yawe nabi, nta kintu kizaguteza imbere uri gutekereza. What's going on? Ubundi kubera iki imitwe yanyu mutayikoresha neza ngo mutekereze? Usanga ufashe amafaranga yawe yajyanye ibintu bidafite agaciro. Ugasanga niba ubonye miliyoni 5 utekereza kuryoha, kugura inshuti zawe, kugura ibintu bidafite agaciro, kwiyambika neza, icyo gihe amafaranga ufite ari kugenda agabanuka mu buryo nawe utazi. Ejo bundi uzashituka yashize. Ese nushituka yashize ugasanga wisanze mu bihombo byo gukena, hari umuntu uzarenganya? Ntawe uzarenganya, kubera ko azaba ari we wikenesheje. Uburyo bamwe batera imbere abandi bagakena. Umva tekinike abakire bakoresha kugira ngo batere imbere. Iyi ni tekinike ugomba nayo gushyira mu mutwe wawe, ukayimetiriza nawe ukajya uyikoresha. Tekinike ya mbere, ugomba kujya ukoresha amafaranga yawe ibintu bifite akamaro, kandi ugomba kujya ubika amafaranga yawe mu bintu bitabora, mu bintu bizaguteza imbere. Ukayigura, nibonye miliyoni 10 ukaziguramo inzu, nibonye miliyoni 20 ukaziguramo inzu n'ubutaka, isambu mu byaro, ugenda ubika. Buriya cyiza cyo kugura ubutaka, icyo kintu nkoranya mvuga,
bifitiye gihamya abantu bagura ubutaka barunguka cyane kandi basubizwa amafaranga batanze kandi bakabonaho n'inyungu z'ibyo bagiye bakora. So sinzi wowe ngo uri muntu ki utaragera ikirenge mu cy'abandi, ufata amafaranga ugatekereza iby'iraha kuyarya, ntugire icyo uguramo, ntunajyane kuri banki ngo yagusevingire, ntugire igikorwa na kimwe ukoramo. Shumi biragoye gutera imbere. Reka nguhe urugero wenda ku bahanzi runaka, harimo Rocky, harimo King James. Rocky ni umusobanuzi wa filime, ndaguha urugero ku basitari n'abahanzi. Rocky ni umusitari, King James ni umuhanzi, so Chris Easy n'abandi. So n'uwo bita Papa Sava, n'uwo bita Ndimbati. Abo bantu, Rocky afite inzu mu Gasyata, afite inzu y'itaje mu Gasyata. King James afite amataje hano ku Ruyenzi. Ku Ruyenzi ni iwacu, so niho ntuye. Njya mbona imitungo ye. N'uwo bita Ndimbati yaraje agura inaha ku Ruyenzi ahashyira inzu. So muri bya bihe bavuga ngo yateye umwana waba nyine ngo yafashe ukuntu yo gufata ku mufiri yo gutera inda, ntabwo nyibyibuka. So ikintu ngira ngo mvuge kuri bano basitari ni uko bafashe amafaranga yabo bayajyana mu bikorwa byunguka. Iyo bayakuye mu buhanzi bayashyira mu bikorwa byunguka, kugira ngo nibisanga bakennye bazakoresha amafaranga yabo. So ndatekereza ugomba nawe gutekereza neza kugira ngo utere imbere. So reka nze nkubwire inzira nziza wanyuramo ugakoresha amafaranga yawe kandi ukayakoresha neza, ugakora n'imirimo yoroshye itanavunanye kandi ugatera imbere. Urabona turi kujya mu gihe cya digitali, icyo bita artificial intelligence, AI nizo zirimo zirakora amasoftware y'ibikorwa remezo. So nizo zirimo zirakoreshwa cyane ku ruhando mpuzamahanga. Rero tugomba kuba soft, tugakora ibintu byoroshye kugira ngo tujye ku isoko mpuzamahanga, kuko ntabwo uzajya gutera imicanga ngo tundi imicanga ujye ku isoko mpuzamahanga. Tugomba gutekereza ibintu biri expensive, biri cheap, ariko mu buryo ku bantu batumva expensive, mu buryo bw'ibintu nyine bifite agaciro, n'uburyo bwa cheap, ibintu byoroshye, so biri soft. Tugomba kujya uvuga ngo se njye mfitiye impano, iki nakora kikajya ku ruhando mpuzamahanga. So niba uri umuririmbyi, it's okay, wakerekana impano yawe bakayishora amafaranga ugatera imbere. So hari abantu benshi bagufasha kuzamura impano yawe. Nanjye unyandikiye kuri akadirishya 250, iyo ni kode y'igihugu banje kuvuga kugira ngo n'abari mu bihugu byo hanze bazayikoreshe. Bahamagara, urandika Gasaraba 250 735 91 91
41 so iyo nimero nimpamagaraho nzakugira inama y'uburyo wazamura impano yawe. Niba ngombwa ko ngufasha, mfite indi channel mfite abantu bankurikira barenga 8,000. Iyi nyifunguye vuba, so ndatekereza uzi icyongereza naguha support runaka yo gukina nka role, tukayipromotinga ahantu hose kugira ngo umenyekane. Ariko urumva hari ikintu byasaba wenda nk'amafaranga runaka naguca. Niba ibintu utabifenka uri mu Rwanda, uri hanze, hamagara kuri iyo nimero naguhaye 0753511939. so turareba icyo nakora ngufasha. So reka dukomeze twivugire. Rero kugira ngo ukoreshe amafaranga yawe kandi uyakoreshe neza bitagiye mu gihombo runaka, ikintu ugomba gukora, ugomba kujya utekereza ibintu bibyara inyungu bidahomba, akaba ari byo ugura ubutaka, ibibanza. So gukora ikintu cyaguteza imbere, kubaka amazu ukagurisha, gukodesha, kugura amazi ukajya uvomesha, ibintu nk'ibyo nibyo bitumye abakire batera imbere. So buri muntu wifite wese aba azi ko agomba kubyaza umusaruro ikimukikije kandi kikamukiza. So rero umuntu wihiringa avuga ngo aravunika azatera imbere, uwo muntu ari kwishuka cyane. Ntabwo kuvunika ari byo bituma umuntu atera imbere, ahubwo ubwenge uba wakoresheje nibwo butuma utera imbere. Ngayibaze wikoreye amabuye 5 manini, urwo ni urugero, wikora amabuye 5 manini, ugacika intege ukarwara, ndakikorera make bikarangira yujuje ikamyo. So wumva abigezeho yujuje ikamyo, we warwaye kandi we ntacyo yabaye. Rero urugero ngira ngo dukuremo aho, nk'abantu bashaka iterambere mu buzima bwabo bwa buri munsi, nuko ugomba gukora ibintu byoroshye kandi birimo n'ubwenge, kandi tugakora ibintu bitarimo imvune birimo n'ubwenge. Nukora ibintu birimo imvune bitarimo ubwenge, ntacyo uzageraho. Uzakomeza uruhire abandi, uziho ukomeza ukorera abandi, watekereje umushinga runaka wakora ukaguteza imbere. Niba ufite impano y'ibyaza umusaruro, niba ushoboye kugura ibibanza bigure, ugurishe. Niba ushoboye kubaka amazu yo gukodesha, bikore, yubake, yakodesha. Niba hari ikintu cy'ingenzi wumva wakora mu buzima bwawe, gikore, urebe kudatera imbere. Soza ngiye guha tipu y'inama urubyiruko na buri wese wumvise kino kiganiro. Inshuti yanjye, waba uri umuntu ufite amafaranga, waba utayafite, waba ufite amamiliyari n'amamiliyari, mwibutse ko amafaranga arashonga, arashira. Uyariye udasubizaho cyangwa utekereze ikintu uzajya uhora ukora buri munsi ngo kibyara inyungu, uzatekereze neza, urebe n'abari abakire bakora ibintu bibyara inyungu buri munsi. Dore ikintu ugomba gukora, ugomba kwirinda gusesagura amafaranga yawe kandi ukarya usubizaho. Niba ukoze ku mafaranga yawe ukaba uteganya ngo ejo nzabona andi, so ibyo ukabikora uteganya. Niyo utateganya ariko ukaba ufite ikintu kizabyara andi mafaranga. So ndabakunda cyane, Imana
ikomeze kubarinda. Amazina yanjye nitwa Teacher Jonas. Kora subscribe, like na comment.